Turi mu isi y'ubusirimu, isi yo kwambara ukaberwa. Niba ukeneye kwambara neza, gana umwami wa Made in Rwanda muri Yo Smart Design. Akorera mu isoko rya Nyarugenge. Ukeneye ibindi bisobanuro, hamagara nimero ziri kuri ekara yawe. Umunezero ku mutima no ku mubiri ku banyarwanda ndetse n'abanyamahanga mutugana. Delis Hotel tubafitiye amacumbi meza utasanga handi, bar, restaurant, tutibagiwe n'ihene yo mu muceri, sauna na massage, piscine nziza yakira abato n'abakuze, sale zakira inama, ubukwe ndetse n'ibindi birori. Tubafitiye n'ibibuga bya basket na volleyball. Delis Hotel duherereye ku Ruyenzi ugana kuri polisi, umanukira ku Kiliziya ni metero 15. Ukeneye ibindi bisobanuro, reba nimero ziri kuri ekara yawe. Delis Hotel niyo nge nahisemo. Mama, ni karibu rero. Mwakoze cyane. Ikibazo nyine nuko mwaje mutanambwiye, ariko ngujya ku muhungu we ntabaza. Rwose wabimenya umwana wawe, nari ngukumbuye kandi numva nashaka kuza ngutunguye. Ukuri mwakoze cyane. Hanyuma rwose rero ibyababayeho ni ukomeza mukihangana. Kihangana ukaze bimeze neza. Ukazi biragenda gake gake. Hanyuma rero birasangira ngo urabizi ko Latifa iso yasize amukurazi. Nta kintu na kimwe kigomba kubabaza Latifa. Niyo mpamvu ugomba kumuha amafaranga yose akeneye akagura ibyo ashaka. Afite mugenzi we ufite ubukwe, akeneye amafaranga rero ugomba kuyamuha. Umwari oya wirira oya beshavura imanira kosi. Ansijya mu mugongo. What? Yeah. Hari ikibazo? Yego. Umuri iki? Hirwa nsigira mu mugongo, sibyo? Ndimo gukererwa. Sibyo mu mugongo wose? Nuzi kutansiga. Rwose. Nkiza namufasha. Okay. Sorry. No, urimo kunyirigita. Ntabwo urimo kunsiga. Urimo kunyirigita. Akose mama, ku buryo wakikira ko Latifa koko umuha amafaranga 500. Ahubwo je ndumva ari make nk'umukobwa w'iki gihe. Akeneye byinshi, akeneye gukora umusatsi, akeneye gukora inzara, akeneye kugura imyenda myiza n'inkweto. Ntago umwana wanjye agomba kujya mu bandi asebye. Haragufite uri umusaza ufite amafaranga, ngomba kuyamuha. Si mama, sibyo namubwira Oya nayaguhe. Ambwira ngo ntayo, ngo ni menshi. Menshi se menshi iki, ugomba kujya mu bandi udasa neza. Ndabizi umukobwa se. agomba kujya uyu n'umwana urambagizwa aracyari muto. Agomba kujya mu bandi rero asa neza. Ikindi kandi nanjye nkeneye amafaranga. Nanjye nkeneye amafaranga. Mu rugo hari ibyo nshaka gusana, hari ibirahure by'inzu byamenetse, amasirendire yarapfuye. Ndashaka kuvugurura amarange kuri Sheikh Umusinyira nanjye ushyire haya. Ariko ibitekerezaho cyane muha amafaranga. Ako mama, usiko 500 ngewe ngiye kubiguramo imyenda. Imyenda si umujyambere. Nagura ukuntu angana. Uyu ni umujyambere.
ikanzu yambara igura 200. ntabyo ubwo se aguze ikanzu akagura inkweto akagura ishakoshi akagura amaherena agasiga inzara 500 numva atari make. Okay. Nta kibazo ndayamuha. Urakoze mwana wanjye. ukoze bro. Ubwo kuri sheye kuri umusinyira ushyireho nayanjye ayabikurize rimwe. Mama urakoze. Kambareke muganire. Ntabwo ugomba kubabara. Umwana wanjye agomba kwishima, ni umukobwa n'umujyambere arambagizwa. Azarambagizwa asa nabi se. Kandi urakoze mwana wanjye ujye uhahira abandi baburiye. Imana iguhe umugisha. Ako mama, buriya ni wemba mbikoreye. Okay, sorry. Okay, nagunongera. Okay, nagunongera. I'm sorry. Okay. No. Urimo kunyira igitabo, please. kugira ngo ngusige. Wansize neza se. Okay. Okay. Nirwagenda ukanda gake gake umera nka gutyo. Sibyo? Utambeshye ko wavuye mu cyaro ukaba ufite intoki zimeze gutyo. Mona Lisa. Hirwa. No, nta kibazo komeza. No. Kelly. Please genda. Hirwa. Genda. Hirwa ubaye iki? Okay. Hirwa. Ariko nawe rwose ugiye gushyira mu gaciro ntabwo umuntu w'umukobwa nk'uyu nguyu yakaba yambara ikanzu mu 500. Ariko zo urumva ibyo ari ikibazo. Ese ukuntu amafaranga yavuze ko Uyu mwana ntabwo yakuriye mu rugo rusaba umuntu birasa. Uyu mwana afite abandi bagendana bari mu iterambere. Umva ikindi kandi birasa. Umwana wanjye rwose telefone afite irashaje. Yambwiye ko akeneye kumugurira indi telefone. Akeneye kumugurira iPhone 14 Max Pro. Uzambabariza umwana. Biteze. Nibyiza. Samaye uri gusoroma imishogoro. Cyane. Harya witwa nde? Innocente. Ma nimero zawe. Ese ugushanga uhamagare. Shyiramo izindi nimero zawe hano. Shyira amahanga nimero zawe. Sha, nahamagaye numve ko zicamo. Yego. Niko. Siko izi nimero mbaye se ko bari kumwe mu nyirazo ngo ntanubwo kibaho. Oya nizanye. Oya mbeya nyayo. Iyi nimero ngo nimero ngo hamagaye ngo ntabwo ushoboye kuyibona kuko nyira ngo ari mu bisate bya kure. Mbeya nyayo shambi ya nyayo. Waho tumye mbyinira ubusa mbeya nyayo. Gake biracari gake inoti zize dufate. Gake nkorago bikanga Kigali byo bikanga nkagaruka ha mucaro. Gake narya nkaburara nirigwa nkabugenda wenda nkabona gake bizacamo. Gake inanje mbe agasita kaje kajana. Gake manu zampeho nanje ngira gafu kamwe kanuwe pe. Gake mwiyi street sha. Gake biza umbase noneho
munsi y'ikirenge nimba ari ibuye ryansatuye sinzi Bimeze bite fefe? Amakimuze reba cya kirima arimo ngo ni musaza wa si nk'uyu nguyu yakumariye iki wakintu bagiye kwica mushiki wawe tumbitse amabinga aho ngaho indi ukwica Umura nta muntu wanyica. indi umwica Shiramo inkweto. indi umwica muze ariko isogisi igira ingiri ryagiye Hari ikibazo. Sina amahoro ubundi. Byose birajana. umutagwiyambitse n'ibiki fefe n'ibiki Uri kubyambara se bicuritse. birekeye yewe Shiramo umugabo. niko bo bagiye kubyagiza mushiki wawe utumbitse amabinga hano Hinde wundi ucanitse ibyiye hinde Kiki. hinde iki Turatsinze. Uko se uriya mugabo agenge hinde ariko rero shawa ariko urasimbukaga weya. muba muri kungeneraho imigani yo mu byahishuwe cyangwa muba muri kungeneraho kuragutaruka kuriya nagiraga ngo mbabike mu bwoba n'ibiki ubundi habaye ikimuze uzi ko usimbukaga nkagira ngo ufite imyaka 15 kiba cyigirisha amaraso gawe rw'ubusore rwose mitangabona nkumva ndushijeho ntabwo uzi ubutaka Doviko bari batujanye metero zigira muri 2 ariko turabatsinze batashye mara bamubwiza ukuri ko tubibye metero 2 ariko rero mvuga mbivuga yanyabisha ariko wari umpoze we ini yanyayo aho ndebera ariko noneho nawe ntubona yego urakoze ni ukuri yego ariko none se mba nkubwire none se ariko mu rugo ni hano hafi yego shaka urakoze kumpa nimero zawe Hego ko mana yanjye kongo iki umudugudu wose urahurura uzi wacu none se mama uwo mugabo se ngarifuza iki gute se iriya sambu se si yacu iri haruguru yo mu rugo oya none se gutari kuyiburana kandi nzi neza ko iriya sambu ari iyacu uwo mugabo ari guteza impagarara zingana gutyo mu rugo ngo bigende gute ntabwo bishoboka okay mereza papa papa ngo bimeze gute mbivuga narabivuze ariko sheri wanje nta kuntu wakomeza ukareba no kuri jibura se bakwicaye ntanica urigizayo ukareba uburyo waje wakomeza iriya tekinike ukagenda urabibura itonde kandi ndamanza iravoka yabari kimasi yeraga avoka nyinshi akose bija usazanya amahoko tuzayiba kwako twadikanyije nawe ndimbura imbago urabizikane nkunda agavoka kubi ariko nawe igihe ubonye ndi gutaragurika nkagaca nawe uje urareba ukuntu wibunduguza bamwe uje urababiri bita mu maguru ariko umva nase mwana gwanya usiko nakuburaniye ko nakwiruka yumva amagara ndebera mu mugongo yupfa kumba amagara cyangwa ubisi inkokora ariko haturumbutse ninde wayigukubise nigasa cya kigabo cyo kuri santere cyangwa n'intuza ni papa umwana mureke nashaka nce n'akaguru dupfa kuba tuhakukanye nanje cama mu mwarikiye nkubise urushi hano niba ari urushi niwe sori kubona ko ari gaheri agize ate arankubise guca niba kiriya kigorece ankubiteye umugore kanze nkwe ubusitsi bakiri hano oya garuka kandi ibyo bintu buje muri reka tubanze dutegura urugamba ariko hase muze reka ndero nkubwiye zibakarindagira abo wavuga ngo maze kimwe maze kite wanyakuye
none se niba uwo mugabo ari guteza impagarara akugira ngo uwo mushwane umudugudu wose uze utwote usange ngo kwa Rudoviko ngo ni intambara mbese papa ibintu nibishakwa muhereze gute se ndabizi nanjye kandi ndi kubyumva ariko intambara nk'izo ntabwo zagakwiye kuba nzumva mu rugo iwacu niba uwo mugabo yateje impagarara muhereze ibintu nibishakwa ikindi kandi njye mfite gahunda yo kubakura muri icyo cyaro hako papa ntukagira amahane ubwo ndabizi bwasomye no ku icupa muhereze ngewe umukobwa wawe umwari ndahari n'ikitari isambu nzakiguhereza yego ni ukuri uraba ugize neza nje nari mbizi si ni ngombwa ngo tukwakure none se ibintu byo kwimura imihati nje nari mbirimo kandi ubu iyo dupfa kibuja guterura imirambo aya nta mushiki wanje yapfa gupfa gutinya bibi umva sada rero umva si mayihuni wareba ukuntu washusha ka gasupu ukarabaganya na gatoki amaraga ikoze wagira ngo nabyaye nimba ari ukubera kuragutaruka ariko nawe urasimbuka cyane ariko ntacu reka mbikore noneho urakoze cyane reka rero negurire umutware ibiryo byari bihiye ndaza kongera mbavugishe numva ukuntu bimeze mbwirira mama ko ndi kumusezera yego papa ni ukuri kw'Imana utyo urabutanze amahoro kuko amahoro arushiye byose ariko reka nkubwize ukuri ibyo bintu ni ukuri ko Imana mwarakubwiye nibyo waretse bariya abantu buriya butaka tukabubarekera ko yakubwiye ko utazagura ubundi bijiyo bijya kuvuna antungira ubutaka ariko se bamuretse ubu ko kugiye kuzapfa n'abaturanyi ariko cyo gakondo ubutaka bw'umuntu wese hari ubwo baguze se ubw'iwanyu bagusigiye iwanyu nanyize ngo iwanyu babunsigiye iwacu nyine ni isoni ku buryo ugiye kuzicana n'uriya mugabo ubundi uzi iyo yaturutse uriya ubwo uzi iyo yaturutse ariko se ko umutinyi nashaka aba ari umurozi nawe yeshe nkuko nzarogesha mu kazi hakurya ngira n'ibiki kunkangisha ngo bijiyo bijya ngo n'umurozi yaroze ndetse ni akazi kawe nyine ejo nimbona ayo matwi yabashyize mu gahanga nibwo uzamenya ibyo uba urimo ariko undi wa mugore ninde wakuntumye ninde ubu ugiye kugirirwa ushwana n'abaturanyi cyangwa umukomisiyoneri bakuntumye ngo unyinje unyumvishe ko ngomba kureka ubutaka bwanjye bukagenda yego wowe n'umukobwa wakira nesonerega hanyuma rero umwana wanjye kuba waratandukanye n'umugore ibyo rwose ndumva ari ubuzima ugomba kwihanganira ukabyihanganira byo kuba ikiremba nabyo numvise njye ndumva ntazi n'ukuntu byaje si ubundi byaje bite komera uko nkwiyogereza nkakwiyambikira mwana wanjye ko imbaduko zawe za mu gitondo zari za kigabo byaje kuba gute wabigenje ute byakugendekeye gute se mama nanjye sinigeze nanabikinisha rwose ngo nanatekereze kubikora bishobora kuba byaratangiye kuza aho wenda nangiye kumenyera ubwenge nanjye cyangwa barakoze mwana ubu ntawaguhumanyije koko ariko ntugire ikibazo ubu muri ibyo bintu barabivura bigakira nzakuvuza dufite amafaranga nta kibazo ngewe ngiye ibyo bintu bimparira ahubwo mama natangiye kwivuza ubu rwose mfite n'umuganga uri kunkurikirana wumva se hari ukuntu mu gitondo wakashyushye byose none se ubundi uzamenya gute ko wakize udafite umuntu wisuzumiraho umwana we ahubwo se mama ubundi tuve muri bimwe dusubire mu bindi ibyo bintu byo kwisuzumira ku muntu ko nanjye muganga ajya bimbwira ni ibiki koko none se uzabwirwa n'iki ko wakize wasanga n'umuti warakoze ariko ubundi ubuzima bw'umwana w'umuhungu mu migimbukire ye iyo ari muzima agenda abyibona mu gitondo byose nijoro hari ibyo ubona
mama rero ngiye kuva ibyo bintu byose byaba no kuva natangira kunywa umuti nta kintu na kimwe kuri gihe mbona kirahinduka pe. Aba wacu wapfuye atyo. Ntabwo watwatwiki ntabwo ntwari ubutaka. N'umukobwa wawe wajya mu marabagamba. Ntabwo uzi abantu bapfa ubutaka bakanicana. Ntabwo kugira ngo azanyice nzamwica. Ahubwo muzicane rero ubwo niba ari byo muhise. Ko mwigize ibiki? Naya bikote bagenda zunguza. Ese wamenye iriya nkoni yiwe birimo ibiki? Nge suzi hano harimo iki? Wese ufite iki wowe aho harimo iki? Aha harimo iki kwa rugo? Ako siko n'abamujandarume ngewe. Umuki? Mujandarume. Gendarmerie nationale Rwanda. Ibyo se barabikopa? Sawa nyine komeza nyenisha. None se aka gakobwa nabonye uriya ni umukozi wanjye ahubwo mama njye buriya byarambabaje buri ibintu Sisi yakoze byarambabaje cyane. Sisi yanteje abantu bose bo muri famiye. Wahora n'iki wa mwana? Nta muntu utazi ko umwana wanjye ari ikiremba rwose, ni ikibazo bose baranyuraho bagacinya ese nzabona umwuzukuru. Gusa amahirwe ngira ni uko mu kazi nta muntu n'umwe urabimenya. Abantu bose dukorana mu kazi. Oya humura nzakuvuza. Nabagakire bose nta muntu n'umwe urabimenya. Humura nzakuvuza. Uwo muganga we n'ibyanga. Imiti yaguka y'umukayirangiza ukabona biraza. Uzambwire ngo ushakire. Oya ngiye ari uwaherutse kumpa arambwira ati ikintu gisigaye no gushaka umuntu wisuzumira. Ko ni nabyo none se undi uzabwirwa n'iki ko wakize? Hase mama ku buryo wanjye inama yo kuryamana n'indabo kugira ngo umenye ko ntabwo ari inda none se ntabwo wakoresha n'agakingirizo ariko kwisuzuma ukamenya niba uri mu nyine nkaryamana n'indaya. None se ntose umuti ntukwivura nyine ni umuti ibaze ariko uzi ko kirwaye. Bestie. Bit. Umva. Ufite inkuru. Hari umutipe ubana mu rugo. Ni bro aka kadodo tubana. Ni mwiza. Umva ni mwiza nagwa byumva. Umva nawe. Nawe wamukunda. Dahira. Mbona n'umukobwa utamukunda ahubwo mfite ubwoba ko Kigali bazahita bamutwara. Ngo kavuye mu cyaro. Ego kavuye mu cyaro n'agaturage nta mafaranga gafite. Wesha umva nzayamuha. Ngiye kumushyira ku cyangwe kuko. Kine ubwo nije ko nabongo biki gihe bahita bakudampinga. Umva ntabwo ushaka kubitekereza nyine. Ushobora kumushyira ku cyaguzi bakobwa bari i Kigali. Mbabara w'inkuru umutima basi mbwira ngo gerageza sibyo? Oya ntabwo navuga ngo gerageza bestie. Bisoze ko ari mwiza. Afite nono y'iminwa myiza Jesus Christ. Ariko ziko kirwaye koko. Niba muganga wese yarakubwiye ko ugomba kwisuzuma urabitinyira iki? Hano wajya mu ndaya. Kugira tukabyora koko. Tukabyihora se ubwo nguzabwirwa n'iki ko wakize. Koko n'umukozi wageramutse amenye ko ndi ikiremba koko urumva. Naho ubundi mu cyaro rwose ibintu byari amahoro da. Bamanika bikomeza ibyo byabonetse. Mama. Reka tujye gufata amafunguro. Dusubire muri ibyo ntukabanze turya ariko ugiye ntabwo bizwi. Usko ejo bundi namurose. Yagufashije. Ntabwo wabyumva none ubundi akubitana nawe muri salon nkabura ikintu mvuga ikimwaro kikanyica kandi nakana. Yesu gutesta akana. Yigo. Reka n'amaboko wakudana n'akana. Zabatipe bari hano hanze bafite amafaranga wabo. Ibaze nyine. Ndikumva namubona ya modoka yanjye maze akazajya bari witwara. Bestie waba warasaze. Ndamukunda ni mwiza. Bestie ni mwiza.
Nakayubi ni mwiza. Uzamunyereka ariko nisanga ari kabi ntabwo nakwemera ko ugumana n'agahungu kabi. Trust me, ni mwiza ndabizi gaturutse no mu cyaro. Oya ibaze nta nubwo kakumura. Mbese gato kamwe nkuvugisha. Ndetse ndaje muvugisha sibyo? Ego shu bye. Bye akazi keza. Biriba bite? Kuzitavuga. Uvuze ngo harya ngo bakwita nde mukuru? Nitwa Umwari mama. Niko ngura umukozi wa birasa? Yego. Niko mukuru umukozi wo mu rugo usa nkaho baho amaherena amashenete amasaha y'imisatsi idefirije kisa bw'umukobwa nkayo wa mu rugo kora mu rugo koko? Niko iwanyu ni Nyamagabe. Nyamagabe? Niko ndagira ngo ibyo ngiye kukubaza mbwiza ukuri. Nakwitegereje ndakwitegereza nkubonamo ikintu kandi ntumbeshye ndi mukuru. Umwana uratwite. Ubuvuzi gakondo muganga Matovu ni umujyanama ku myitwarire yirukana umuze mu mubiri ugaca ukubiri n'indwara za hato na hato. Egera uyu muhanga guhanga muri iyo mihangayiko ituruka kuri stress cyangwa imirire mibi, aho bagukorera reflexology ariyo nkanguramyakura, detoxification ikura imyanda mu mubiri, hydrotherapy igabanya ibinure n'umubyibuho ukabije, aromatherapy ihashya indwara zifata imyanya y'ubuhumekero, ndetse na massage ivura umugongo n'amavunane. Si ibyo gusa kandi kuko arakuvura indwara zigiye zitandukanye, amibe, igifu, umwijima, diyabete, asima, sinezite, abagabo batabasha gutera akabariro, ndetse n'indwara zifata mu myanya y'ibanga y'abagore. Witinya kumugana kuko aragufasha rwose. Muganga Matovu ni umuhanga cyane mu kuvura amarozi, amahuherano, amategano ndetse na karande zo mu miryango. Muganga Matovu aherereye Kicukiro mu Gatenga, uzamuka umuhanda ujya i Murambi ku bitaro uhasanga icyapa cyanditseho ubuvuzi gakondo Muganga Matovu ni metero 150. Ukeneye ibindi bisobanuro hamagara nimero ziri kuri ekara yawe. Ubuvuzi gakondo, isoko y'ubuzima. Umwari oya wirira oya beshavura Imana irakoze wanyuze mu buzima bubabaje Imana irakoze Imana irakoze. Action. Kabura vuga cyo ngo uzavuga ati kandi soni. Kabanya kama wamukunda kwiyama. Ntungire umugore urutoki. Aho ndakubwe hariya niho yabaga, hariya niho yahoze. Ninde mutazi kutanga ubuyobozi hano dufite ubuyobozi.